muraho neza mumeze mute nizere ko mumeze neza twe tumeze neza turakomeye turashima Imana nizere ko mumeze neza abo kwitara ry'Umurenge official tubahaye karibu aya masaha turi hano rero murabona ko turi kumwe n'abatumirwa twazanye hano mbere yo kuhavuga ndabaza mbiyegereza kandi muri no minsi yemeke ndabahabwa oya kuko gati muri mukumva yeme cyangwa twaratoresha ayaye oya bazavuga ngo tugahoza akarenge ngo tugahoze mu karenge oya ko ntakabi ubundi akarenge nikajya kabi nikajya kabi kandi na Bibiliya iravuga ngo abazashika bakabakira muzagira gute muzabasigira umugisha ariko bazanga kubakira muzokunguta ibirenge byanyu amavuta iwe ko yarutse kuyasengera kandi ganibwo none uko ko murumva gute none aba bakozi b'Imana kindama numva muri no minsi neza kinumva ari nje nabo kindabahabwa mbahaye karibu asante none nimukomeze mwanze mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo tubone kubabwira harahenze kagurisha abantu hanyuma rero nk'ibisanzwe ni mama Mulenge nje nitwa Joyeze muratuzi turabakunda cyane dukunda itara ry'Umurenge kuko ni umuntu duhujije kariyeri hano hanyuma n'umuturanyi niyo mpamvu twaje kumukubitiramo n'umuco w'Inyamurenge yego nanje nitwa Luise nkorera kuri mama Mulenge kuko mubizi turi inshuti zanyu twongeye twabasuye kandi abantu iyo ari abaturanyi bazakomeza kuza nyine uko twaje gutorera yego sawa rero murakoze kutwakira murakoze cyane ni babandi murabazi mwushekera aho bavuzeho mugomba kubashakira rero ndabona turi kumwe hano aha ni hehe aha ni Jomo Kenyatta ngo airport turi kuri airport ko murahabona yeme ndango ni kaho ese je kugusezera nde wewe cyangwa ndi kuvuga ngo me hano kugeza muje kunsezera jewe nari ndimo ndifuza ngo munyatureho amagambo meza ubutaha muza mumperekeze cyangwa ahubwo jewe ni munyatura amagambo meza naje nimara gushika ni munyatura amagambo meza uyu mwaka naje nimara gushika namanyohereza za shopping mwongere kandi namwe apani za shopping kuraja ko uzamutangira koreza z'umunyu za gazi z'isukari oyaye niko mpaye mbona naje saje ndi kuva no kumahano kaza komeza ngamagara yuwe nikagbote naje kubategerezaga kuri airport ndi kuri airport niho ndege yaje zoza ryari bagazaguma kumweza appointment hara kuri yuwe ntabwo ati mwabana iza nguma kugenda mukambira ngo muzompigi none ngiyi credit ngiye credit none mba mwarabuze credit ngina ibaza inza ngaruka mutarampigi none nikaho muza mubura amayinite ngiyi credit ya 50 zobabwira ati none nabonye ko kuza kunkura muri quartier ari kibazo nizanye nje ndi kure airport uyu munsi none ahubwo nukubabwira ngo ntituva hano mutaduhaye indege ngo tugende ariko yaba bize bishoboka ina abantu bakaza baza kujyama hano yeme none uyu munsi nimubabwire icari kituzanya uno munsi twaje gusezera Nyamwiza intare y'ingore amasimbo CEO amase ku ikoti twaje kuyasezera mama Apostle mama Piana hanyuma turamusezera turahoberana birarangira aragenda ariko rero hatubereye bakazarika bari bamuhaye ko ari bugende saa 11 noneho bigera mu masaha 8 ngo habura iminota 10 mama mwinjize indege zino nazo ikate baziri kuri program tabituze muri Kenya ihobera tuguhobeye gusa ugenda uri jane nyine hanyuma gusa kuba twaje hano tugasiga abana tugasiga ibyacu tukaza gusa uru urukundo twamweretse cyane ese ko numva Nyamwiza ari inshuti yanyu nicyo ngiye kubanza kubabaza Nyamwiza ni inshuti yanyu kandi twebwe twaje kuza kuri no mihanda nyuma
ari mwe mwatangiye hano Gakitengera niho mvuga nahaga abandi hariho n'abandi bababanjirije Nyamwiza dusanga ni inshuti yanyu none icyo mbabaza Nyamwiza yaba yagiye mu Rwanda kugira gute kubera kuko ndabizi kuko iryo banga murizi icamujanye yagiye mu Rwanda gukora iki Nyamwiza yagiye kuruhuka njye nabivuze no mu kiganiro cyo kuri Mama Mulenge Nyamwiza yahuye n'intambara nyinshi ahura n'ibibazo byinshi kandi abyaye ari umubyeyi tiyabona umwanya wo kuryama tiyabona umwanya wo konsa umwana neza tiyabona umwanya wo kurya ngo ahage ibintu byama biza nka kujya kwa Yobu bimwikubitaho agira ibibazo biturutse impande n'impande muri make nawe uri umuntu wocanganya ikigo rero biba ngombwa ko yitekerezaho afata gahunda yo kujya kuruhuka ubu nyine rero nibwo tuvuye kumwuriza indege ko numva bamwe bavuga ngo Nyamwiza hari yaba agiye nawe kurira indege iva mu Rwanda ije hanze yaba ari byo cyangwa si byo turabibonye se arayibonye izo mana se tuzikuye ngo yurire agenda ntabwo nyine ari Ethiopia no muri Amerika two kwama dutega amaboko twese gutyo tugashima Imana ese ibibazo Nyamwiza ahura nabyo mwebwe mubona biva kuki kwishari mbona ko ari ishari kwishari kuko ibibazo azahura nabyo nta bantu babimuteza so ntabwo naguteza ikibazo kwifuriza iciza cyangwa wenda tari gukenera wenda kugusubiza inyuma ni abantu bamubwira ishari bagakenera akomeza bamusubiza inyuma none se ni gute muvuga kuko ari ishari kandi hari aho nubishije Nyamwiza wenyine asobanura avuga ko ari ibirobo bimusubiriza ibibazo birarutana Nyamwiza gagize ibibazo byinshi uko avuga iby'amarobo je ndavuga iby'amarobo by'amacano kuko nibyo tuziganaho ibyiwe by'imbere ntabyo tuzi byaterwa n'iki kugira ngo tuvuze biriya byo guterana amagambo nibyo twari tuvuze ariko iby'amarobo ibyo ntawubizi ntawuzi aho amarobo akorera ntituzi uko bizabigenda so tuje kumva gusa twumva ngo icano yavuyeho naho abamugirira ishari biba biterwa n'iki kuko ubu ngubu usanga cyangwa akenshi natwe twese twebwe dukora bino by'amacano by'ama YouTube ugasanga abantu bafitanye nk'agashari ukuntu kandi YouTube ubundi twebwe twese na karima ko gusoroma uburi umuntu wese uravuga akanwa kawe niko kagukiza cyangwa niko katagukiza none se ishari riza bahuriye kuki gusa urazi mu bwoko bwacu tugira defo tuza twifuza ko hari umuntu utambuka mugenzi we wakurenga ukamukunda ngo mwese muvuze ku rwego rumwe cyangwa niba ngombwa wowe uzi umutambuke nuba ari nk'iryo shari kandi n'ubwo utambutse ugakenera umupfobyi buriya se ngo ninde ngo niki kamavuga wewe munyahumure ngo kwitaraje ngo muramuzi ngo nyahumure yani mwe kama ngukandamiza nkakwica mu bantu kavuga ko amabi yawe ndetse amwe nanaguhimbira ubwo se mwababwira iki ku bantu bafite bene ayo mashari kuko inza numva bavuga ngo umuntu ugira ishari niyo ntambwe ya nyuma ukikugira ngo wamudorongera mu burozi Jemba mbona yabwinjiye none se worara ku ijoro cyangwa ukananirwa gutekereza ibyawe baruntekereza kugira ngo usubire hasi cyangwa imbeho nabi cyangwa ungirire nabi hari ubundi burozi buruta ubwo ngubwo mama keneye amagufwa n'amashashi n'amakaratasi oyaye ubundi burozi bukuru nakanwa uburozi nje tuvuge ku rugero turi kumwe na Alice kamaza nkamubwira ngo wenda Alice tutaba kuri media ataba kuri media ndaje yimbaje nawe kabuza kabatanye uranyahumure kandi ikintu gace kinyoma nuyu nuwaha nuku twabanye gutya bimeze gutya wa muntu nona kamagenda akagufata muri yashusho akakwanga akasigara abona uri ikintu nyine kidafi n'undi ukunda kwica umuntu mu bandi urabona uwo muntu kera ukwishe mu bandi ukujya sisharise suburozi ntaba yakuranye ubwo n'uburozi ubundi ngo akanwa niko karoga cyane ntabwo ngo ari aya mashara
isharaga ntacyo gihe sharuta ukubwiye wanabonye isharuta ariko ngo iyo watuje akanwa kawe uko ntubona ushobora kwaturira umwana wawe ukamwaturiraho ibyiza cyangwa ukamwaturiraho ibibi kandi bikamubaho rero sinzi icyo mwababwira kugira ngo bagende barekane n'iryo mashari ngo bareke ishari dukomeze twese uyu murimo wo muri YouTube si uwa nyina w'umuntu yego n'uw'abazungu n'amarobo kandi buri muntu ashobora guturuka hariya akaronka undi agaturuka ku mutwe undi agaturuka hagati mwese mukaronka cyane buri muntu wese ahaha bitewe n'uko aba yashoyemo imbaraga ziwe rero abantu bareke kugirana amashari ngo uyu nguyu bimeze gutya bareke no gusebanya ibintu byo gusebanya bimaze kuba too much. none se Nyamwiza ko nabonye yafunguye indi cano hajya ngo yayise ngo ni intare y'ingore Nyamwiza koko n'ubundi mubona atari intare y'ingore cyane ahubwo simwe hakubiyemo nk'abagore 1000 n'intare y'ingore ararikwiriye none se kubera iki abenshi usanga bavuga kuko ibyo avuga ari ibinyoma ibyo avuga ari ugukenera gusebanya ibyo avuga Nyamwiza atagira umuco wo kuvuga ngo yavuze ibi ngibi abantu bose babyumva kandi Nyamwiza Nyamwiza kuvuga ukuri tuvuga twebwe Nyamwiza ntazaza ngo ahimbe inkuru ntazaza ngo creating azavuga nimba wavuze hano tubona ko ibi tuvuze atari we wenda turi kuvugaho akamahera kuri ibi ngibi tuvuze none we afite ukuntu avuga yihanukiriye abantu bakamwumva nk'umushizi w'isoni kimwe n'uko uvuga siko nzamvuga kuko ukuntu urangaje ukoresha siyo nza nkoresha jewe nshobora kuba nza kuri uru rurimi wowe ukavugira iriya hejuru ushobora kubangira isoni zo kuvuga ibintu wowe ukabura umuntu uzamuka aho hakabaho uzoreba Nyamwiza ikindi ibice abantu kenshi bamuziza mbona ni ukuvuga ibintu mu mazina rero ntaza nabivuga no mu mazina cyane azabihimbira ayandi mazina kandi hariho bakamwita umushizi w'isoni ariko ntabwo mbona ko wenda yubahuka cyane sinzi ukuntu nabivuga nabonye ujya mwana Ange afite ubukwe kandi nizere ko Nyamwiza nawe ari mu bashuti biwe Nyamwiza nyibuka atangira no gukora ibiganiro bakoranye na Ange ikiganiro runaka yabasa n'ubwo bukwe bwiwe bumujanye cyangwa icyo nacyo ni ingenzi ku bijyanye n'isafari ye kuko yasezeranyije Ange ko ibihe byose azahura nabyo wazi ukavuga icyongereza byaba byiza byaba bibi ariko wazereka akavuye byaba byiza byaba bibi azobana na Ange rero Ange ageze mu birori byiza finale Nyamwiza agomba gushyiraho sinyatire kavuga ngo ndagushingiye muri umuna wawe uyu muntu I'm ready now to tell the people how they can do and be successful in their life. We request government to provide security for us. Yemeko baraturi kukibuga cy'indege uyu muntu nimba atuye yituye ese niyo ndege ikusanye Security uvuye agashuru ni ndege ikusanye indege yahe twaje hano twaje kwerekeza kubera ko hano sifite umutekano. Government should provide security now. Uyu muntu ajya kuduterwa tumeze neza hano umeze neza nta kibazo waje kugira gute mubyara wawe indege yansizeho indege yagusize wari kujana se na mubyara wawe ndabaye birene wari kujana nande na mubyara naje gusezera mubyara wanje mubyara wawe giti Nyamwiza ni mubyara wabeshi duko atarabimenya watwese n'umunyabyinshi iwe bahuriye mu banyabyinshi je tugahura masege twaje hano kumusezera twarangiza hano barabizana ariko twamusezeye kandi agende neza kandi Nyamwiza ari bahura n'utundi hano
hari abantu bafite ibintu hano hanze cyane mwitonde wa bavuga ngo ese mufite ikibazo nyabakiwa yewe ngana ukuri mwitonde kuba turi imbuto Bamuha amahoro we ndiyo. are refugee why are you fighting kweri ki mugwana mu mapfa kuko turi impunzi ma Iyo ko turi impunzi. mugomba gukunda turi mu ihema turi mu ihema abantu bagomba bakundana turi mu ihema muzamureka ibintu byinshi turi mu ihema mukundane dukundane kandi ko turataha ariko timubizi ko ibintu bizogenda twari hakurya so dukubitwa bamwe mwitonde mureke kudukubiranyiriza hano muri tuno tuntu Nyamwiza yagiye atumwifurije kuzamererwa neza especially as a team as a member as a fans we wish her to have a good like a good what it's not a good work have a good weather even uyu munsi ku kibuga cy'indege haravugwa icyongereza cyinshi uzi icyongereza iruhande rwacu hari abazungu baguma twumva cyangwa umugore nicyo aza kuvugisha umugore nicyo aza kuvugisha ubu nyine ufite icyongereza hano none ntiwivuze ukorera hehe urinde Nyamwiza niki cyawe Nyamwiza ni inshuti yanjye ikindi Nyamwiza ni mubyara wanje ikirenze kuri cyo ngicyo ni umuvandimwe ni umunyamurenge ikindi kuri icyo ni umurwanashaka by the way Nyamwiza ntabantu bari Nyamwiza ni umurwanashaka ni umurwanashaka bene wa wundi wa fightinze kandi umurwanashaka si bwa kuvuga ngo nje kugwana even buriya guhaguruka ukavuga buri ijambo wumva ritari ryiza muri society in our society hari ibintu buriya biba birimo bitaba biri fresh ugatanga buri gitekerezo buriya ni igiti ni asa bitotsa mucyo yarafasha n'abana babagwanashaka cyane ni nk'itafari buriya ubushinze turuzi nguyu ngibyo so we appreciate to be here as a team as a member of what as a member of what hanyuma nikukundira Nyamwiza nikiwangira Nyamwiza hari ibintu bimwe buriya nza ngenda mubwiramo utuntu tumwe na tumwe okay sometime hari ijambo ugomba buriya kuzuvuga si ijambo ryose buri ijambo no kuvuga sibyo no kuvuga ku muntu mukuru sibyo ijambo uko yo mvuga hose uko yovuga ku musaza so hari uburyo nubwo buriya haba ari ikintu buri utaba washimye hari ijambo ugomba gukoresha kugira ngo use buriya n'ubigaya ariko atari kubigaya mu buryo nkuko wongaya buriya umuco waje sibyo icyo nicyo kintu cya mbere ibindi buriya ikindi cyongeho hari umuntu ukorera muri uko warakuriye buriya muri environment akaba ari ukazi niyo ni umuntu araza kutubwira kurumva ugasanga buriya ibintu buriya yagiye abamo ugasanga buriya yagera ahantu titire n'umuntu akomeza akabikoresha ibintu nk'ibyo ngibyo ariko mu by'ukuri uko tumubona nuko njewe muzi ntabivugana ubushizi bw'isoni bena bwa bundi bubi ni buriya buryo n'iriya nteruro aba yabivuzemo ariko aba yabivuze muri ya nteruro nziza we ubuzi siko ashobora kubivuga mu buryo buriya wumva ko yarengereye ariko ni kwa kundi yashatse kuvuga kwa kundi kwiza we uzi kandi murakumvisha twakumvishije tukavuga mu cyongereza oya twabyumvishije mu cyongereza mu cyongereza I can say have some understanding like someone don't take something like don't take the word for granted. Understand? Sometimes I can say something and you don't overthink.
don't overthink about for what I say. Sometimes novuga nibi ngiye abantu baka overthinking sibyo ariko mu buryo mbivuzemo in short twashatse kuvuga yuko buri ibyavuga byose sometimes buriya abarimo byiza n'ibindi buriya bigiye abantu bafite understanding zitandukanye ariko tugira buri understanding imwe tugira understanding yuko ari umwana wacu ikindi tugira understanding yuko ibyo avuga hari abantu bavuga ngo ni depression ngo ni ibiki ntabwo ari depression buriya hari igihe buriya kiza kigera umuntu akavuga sibyo hari igihe buriya cyogera buri umuntu akamva buriya wovuga mu buri icugiye nyine kirageze cyo kuvuga so abantu bazabumva neza ntabwo buriya bavuze ibintu biba birenze kandi buriya ibyo bayavuze abantu bazobagira bazabashiramo buriya nuko turi n'abavandimwe icyo buriya no kuri ngamubwira ijambo rya nyuma ryo ku mutima nyine ryo ku mutima umubwire ngo ryo ku mutima turamukunda ikindi cyongeyeho akomerezeho nubwo buriya bagiye abantu barahagurutse ariko akomerezeho kuba we akiriho kuba akiriho akiri nyamwiza ni ibintu binini cyane ni ibintu binini company nini iruta buriya YouTube iruta buriya turiya twose mama mutekereza kuba wenyine gusa kuba gusa ari alive kuba ari alive hamwe no kuba ari alive uri ibintu byinshi sobanura ibintu byinshi binini so amadege ni indege amanuze amakampani menshi company ibintu bene bya bintu byose byinshi so in short ibyo nibyo twamwifuriza ariko azogaruke ntagatsinde kandi ntagatsinde mu Rwanda azozagaruke kugira ngo buriya dukomeze dutange buriya umusaruro muri society urakoze ikindi tayari uracyakomeje I'm ready niyo tugitangira dutangira ubunyine no mutangira murakoze cyane uyu muntu ni nkaho aje kudukubitamo akavuyo gusa ariko karavuga none se navuze nabi ntabwo wavuze nabi wavuze neza cyane ubundi buriya kuganira si ukuvuga ngo ijambo umurindi ngo ushiremo ibintu byinshi tugiye kuzana imodoka ari duto sinareka kuvuga nuko in short turasoje kandi no kwitara ry'umurenge official siko ese buriya content yangu baza kabazo buriya content yawe ni iyi itara ry'umurenge ubwo kuragira ngo buriya abantu bagiye bagira ibintu bitandukanye mufite namwe ibintu kuvugisha guys mugane ibyo biri cyane uba wifokasinze nani objective yaje niyo kuvuga amakuru nyine niya ni amakuru kandi cyane objective yaje ni ukuvuga amakuru yo kuvuga iyo kurenganura abantu b'iwacu barenganye ibibazo barimo tukaza tugira gute tuzakomerezaho nta kibazo tuzakomeza tukubaza ibibazo murakoze cyane kuri mama reka kandi naje ndagutumiye uko ni hano ni mu kibuga cy'indege gatwari turi mu kavuyo gusa ariko turagutumiye ga ahya nce kuri manager kwanza yemera manager wanje manager mwani kugwandiko ari mbaraho kwandika ugwandiko tuzona ko utarakora subscribe kuri Kandida TV 1 ugenda ukandeho kandi no kuri mama murenga turi kumwe no Alice turi kumwe n'itaraji mukundane wa niko tuzureba hari ibintu bimwe zandeba buriya bikantangaza ugasanga nani video bayirebye ibihumbi 2 kandi ugasanga umuntu afite subscribers 500 kuzina rya Yesu mwagiye mukora subscribe ntakigoranye kirimo ako kantu gusuka kanda kandi kuriya si ukuvuga ngo niyo ubufashe uba wifashije kubera ko hazoca ibintu byinshi hano hazoca kwitara hazoca ibintu byinshi kandi ibyo byose ugomba kubibona utarakanda kiriya kumwe cyangwa hariya gutya gira nguko gira gutya so murakoze sawa bye mugire umunsi mwiza